Twongere tubasuhuze bakunzi ba Free Farm TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mukomeje kudukurikira, kandi wowe utarakora subscribe reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo tuzayicikanwa n'ibyiza tubagezaho buri munsi. Umwari Isabelle avuga ko umugabo yamutanye abana 5 ko yabyaye abakobwa gusa, none ubuzima babayemo ni ihurizo rikomeye kuko no kubona uko bikora ku munwa bitaborohera. Avuga ko uko yabyaraga aho gushimwa nk'abandi babyeyi, ahubwo umugabo we yamubwiraga ko ntacyo yabyaye. Uyu mubyeyi w'imyaka 38 avuga ko yashatse akiri muto afite imyaka 17 y'amavuko gusa kuko umugabo we yamutwaye ku ngufu. Ati naje kubyara umwana wa mbere w'umukobwa mfite imyaka 18, nabyara umugabo akambwira ko nta kintu nabyaye ahubwo nabaciriye umuryango. Ubwo ngo ayo magambo yatangiye kuyabwirwa akibyara umwana wa mbere amuziza kuba abyaye umukobwa. Icyakora kuri we yumvaga bizashira kuko yategerezaga ko bazakomeza kugenda babiganiraho. Ubwo yabyaraga ubuheta nabwo babyaye umukobwa, akomeza kumubwira ayo magambo y'imenamutwe, ariko nabwo bakomeza kwizera ko bazagera aho bakabyara umuhungu. Isabelle avuga ko ubwo yari atwite inda ya 5, umugabo yamusabye kujya kunyura mu cyuma ngo barebe igitsina cy'umwana atwite, basanga nawe ni umukobwa, noneho bihukira ku mirari. Ati kuva icyo gihe no kuduhahira byabaye ikibazo, nkomeza kugira ubuzima bugoye kandi nkajya gushaka ibiraka, nkaterera abantu amapasi, nkafurira abantu kugira ngo mbone ko abana banjye babona ibyo barya. Ngo bageze aho umugabo arerura amutana bariya bana 5 b'abakobwa, noneho ubuzima bukomera kuva ubwo kuko yabuze amafaranga y'ubukode bw'inzu, ku buryo byageze aho ajya gucumbika muri sitasiyo ya polisi we n'abakobwa be 5. Isabelle avuga ko kuri sitasiyo ya polisi bahamaze ibyumweru bigera muri 3 bakaza kuhava. Avuga ko ubuzima bwabagoye cyane kuko no kubona ibyo kurya bitaboroheraga, ndetse ngo n'imyigire y'abana be ni ikibazo. Naho rero mu gihugu cya Tanzania, umusore w'imyaka 21 wakoraga akazi ko mu rugo yatawe muri yombi aho ashinjwa gufata ku ngufu ihene, ariko byarangiye bamuguye gitumo ataragerageza gukora ayo mahano. Abaturage bavuga ko bumvishe ihene itaka cyane, bajya kureba icyo ibaye basanga ni umusore uri gushaka kuyifata ku ngufu, ariko bayimutesheje birangira nta kintu yari bwakore. Reka rero dukomeze tubashimire mwese mukomeje kubana na Free Farm TV, mukomeze mugire amahoro y'Imana, turabakunda cyane.